Tubaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, torero rya Mahoko. Uyu munsi ni umunsi wa 27 turi mu masengesho y'iminsi 40, aho turi gukora aya masengesho twifashisha iki gitabo cy'ubuzima bufite intego. Uyu ni umunsi turi buganire ku ijambo rivuga ngo kunesha ibisuko. Kunesha ibisuko ni uguhunga ikintu cyose kigutera gutekereza ibintu bibi, noneho ugaharanira gukora ikintu cyose cyagutera gukorera Imana cyangwa se kuramya Imana cyangwa se gutekereza ibintu byiza mu mutima wawe cyangwa se gukora ibitunganye. Turasoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice ni icya kabiri umurongo wa 22 ari kuvuga ngo nuko uhungira rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Imana yacu habwa icyubahiro. Mu buzima turimo ikijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo turusheho kunesha ibisuko, nuko tugomba kugira ibyo duhunga. Tugomba guhunga irari rya gisore, tugomba guhunga aya magambo Paulo yabwiraga Timoteyo kuko yari akiri muto kandi ari umukozi w'Imana, ari umugaragu w'Imana. Muri icyo gihe yamugiraga inama kugira ngo agire ibyo azibukira, agire ibyo ahunga, agire ibyo yitandukanya nabyo kugira ngo ejo bitamukururira kujya mu bisuko. Guhunga ibintu byose bigutera gutekereza ibintu bibi nibwo buryo bwiza cyane bwo kunesha ibisuko. Noneho ukarwana intambara yo kugira ngo ugerageze gukora ibitunganye, ugerageze kwinjira mu nzira zigutera gutekereza ibitunganye, ibigutera gutekereza kuramya Imana, kuba imbere y'Imana. Imana yacu ni ishimwe. Nanone turasoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ni igice cya 10 n'umurongo wa 13. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ni 10 umurongo wa 13, harimo aravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubaca kukihanganira. Imana yacu ni ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo ashatse kutubwira iki? Mu gihe turi muri iyi si, mu gihe turi muri uyu mubiri, mu gihe turiho nk'abakozi b'Imana, hari ubwo uhura n'ikigeragezo cyangwa se ugahura n'ikintu mu mutima wawe kikaza ukumva kikurusha imbaraga, ukumva kukinesha ni ibintu bikomeye. Hari nubwo wumva n'ijwi rikubwira ngo iki kintu ntabwo uri bugishobora, gusohoka ahangaha ntabwo uri bubishobora, gucika uyu musambanyi kazi ntabwo biri bushoboke, gucika uyu musambanyi w'umugabo ntabwo biri bushoboke, kuva ahangaha muri ibi baguteze, muri ibi bagushyize imbere, muri ibi biri kugushuka, muri ibi bigukurura, ntabwo biri bushoboke. Ariko ayo majwi ni amajwi ya Satani, ni amajwi kuko Satani ikazi ke ni ugushukana. Amaze imyaka myinshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi, yitoza kubeshya abantu ndetse no kubashuka no kujya impaka kugira ngo abemeze ko iby'imitima imwe yacu idushuka cyangwa se itwemeza bitari byo ko ari ukuri. Hari igihe rero uhura n'ikintu kumva ko kukivamo bitakunda. Ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka. Ikintu cyose wahura nacyo, ikintu cyose cyakuza imbere, birashoboka ko hariho n'inzira, hari uburyo bwinshi bwo gusohoka muri icyo kibazo, hari uburyo bwinshi bwo gucika ushaka kugusha mu cyaha, hari uburyo bwinshi bwo gucika ibisuko, hari uburyo bwinshi, hari inzira nyinshi, kandi hari n'imbaraga uhabwa na Mwuka Wera, uhabwa n'ijambo ry'Imana. Hari imbaraga tuhabwa n'Imana zidushoboza gukandagira imbaraga z'umwanzi no kunesha imbaraga zose z'umubi, uburyo bwose zacamo zishushanya mu buzima bwacu. Hari uburyo bwinshi twabisohokamo, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Rero ahangaha ngo ntabwo Imana izakundira ko hagira ikigeragezo, hagira igisuko runaka kiza mu buzima bwawe kitari rusange mu bantu. Nta kintu kidasanzwe, nta kintu udashobora kunesha, nta kintu na kimwe utacika uramutse ubishatse, uramutse wegereye Imana, uramutse wemereye Mwuka Wera akagendana nawe akakuyobora. Imana yacu ni ishimwe. Ndagira ngo nkwibutse ko turimo turiga ku kikizo kivuga ngo kunesha ibisuko. Kunesha ibisuko birashoboka. Kunesha ibisuko birashoboka. Ukuri nuko iyo hari ikintu utabasha kuvuga cyangwa utabasha kwatura muri wowe,
byanga byakunda no kuvuga ngo haba hari izindi mbaraga zigutsikamiye, haba hari izindi mpamvu runaka zikubuza, cyangwa se haba ari ugushukwa na Satani kukubuza kwatura icyo kintu. Rero iyo hari ikintu utabasha kwatura, utabasha kuvuga, ubwo biba bitagenda neza mu buzima bwacu. Iyo tutabasha kwatura ngo tuvuge ko hari ikintu runaka kirimo kiratugerageza, kirimo kiratubuza amahoro, kirimo kiratusunikira gukora icyaha, ni ukuvuga ngo mu kugira ngo tuneshe ibisuko harimo no kwatura no gusohora no kuvuga ibintu bimwe n'ibindi birimo birabyiganira muri twe, ariko bidusunikira kujya gukora icyaha. Imana yacu idufashe cyane. Ntuzigere ugerageza kujya impaka na Satani. Akurusha kujya impaka kuko amaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi abikoramo imyitozo. Rimwe na rimwe hari ubwo usanga turi kujya impaka na Satani mu mutima, kandi tumenye yuko igisuko ni ikintu kiza mu mutima, ntabwo ari ikintu kiza ukireba n'amaso, ni ibintu biza mu mutima. Hari ibyo ureba, hari ibyo wumva, ukumva umutima wawe uragutegeka kubikoraho cyangwa se kubivugaho, kubyinjiramo. Ni ukuvuga ngo iyo umutima utsinzwe ni wowe ubwawe ugutsinzwe, iyo igisuko kigutwaye ni wowe ubwawe uba ugiye. Nanone kandi ni ukuvuga ngo mu mutima niho tunesherezwa kandi niho tubasha kubonera intsinzi. Ni ukuvuga ngo rero iyo turi aho ngaho mu mutima wawe, mu mutima wanjye, ntuzigere ujya impaka na Satani, kubera ko Satani ibyo ni ibintu yamenyereye kuva kera kose. Amaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi yitoza kujya impaka. Rero ushatse kujya nawe impaka ngo mbese birashoboka, mbikoze se byakunda, wazakora ibishoboka byose kugira ngo akwemeze ko ibyo bintu bishoboka kandi ntacyo bitwaye. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi bamaze kumenyera ubuzima bw'ibyaha babikora nk'aho ntacyo bibatwaye, babikora binjira mu bintu by'ibisuko byinshi cyane bikayobora ubuzima bwabo, bakaba muri ubwo buzima nk'aho ntacyo bugutwaye. Bitewe n'iki? Satani yarangije kubemeza, yarangije kubabohera muri ibyo bisuko. Ariko twe kugira ngo tuneshe ibisuko nuko twirinda kujya impaka na Satani, kuko Satani ntabwo wajya nawe impaka. Ahubwo icyo ugomba gukora, ugomba kwegera umwami wacu Yesu Kristo hamwe n'ikitugerageza, ngo Imana izaducira akanzu, Imana izaducira icyanzu, Imana izaduciraho uburyo bwo kugisohokamo. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa bitazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Ntabwo Imana izemera ko hari ibintu by'ibisuko, hari ibigeragezo, hari ibibazo biza mu buzima bwawe udashoboye kuba wabicamo, udashoboye kuba wabinyuramo. Burya Imana yemera ko binatugeraho, ishobora no kwemera ko tubinyuramo, ariko ibizi neza ko tubasha kubigeramo iyo turi kumwe nayo, ibizi n'ukuntu twabisohokamo. Kandi kubera ko ubwo bushobozi Yesu yarabuduhaye. Yesu yaravuze ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, gukandagira uburiganya bwose bwa Satani, mbahaye ubutware bwo gukandagira imbaraga zose z'umubi. Ni ukuvuga ngo turiho dufite ububasha dukomora muri Yesu Kristo, turiho dufite ubushobozi, dufite imbaraga zo gukandagira uburyarya, ubucakura, bwo kuzimya ibisuko, bwo kuzimya imbaraga zose z'abadayimoni, gukandagira ububasha bwose bw'umubi. Dufite imbaraga zidufasha gusohoka mu bisuko byose tubasha guhura nabyo muri ubu buzima. Kandi hamwe n'ibitugerageza, Imana izadushiriraho uburyo tubisohokamo, ngo ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana yacu ihabwe icyubahiro, Imana yacu nishyirwe hejuru cyane. Uyu munsi wa none ndakugira inama yo kugira ngo ubeho ubuzima bwo kwegera Imana, ubeho ubuzima bwo kuba muri Yesu neza, kuko muri Yesu neza niho dukomora imbaraga zitubashisha kunesha ibisuko. Turi muri Yesu neza niho dukura imbaraga zo gutsinda ibitugerageza, niho dukura imbaraga zitubashisha kwihanganira ibyatugerageza ibyo ari byo byose. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo nkwibutse ko uyu mwaka dufite intego y'itorero ivuga ngo ni umwaka wo gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tubabankore bandebereho nka Gidiyoni, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera no kutwubahisha. Turi mu masengesho afite intego ivuga ngo kuba nkore bandebereho arangwa no kugira ubuzima bufite intego. Nkore bandebereho agira ubuzima bufite intego. Muri ubwo buzima bufite intego rero
harimo no kunesha ibisuko, kandi ibisuko tubinesha iyo twemeye kugendana na Kristo, tukaba mu buzima bwuzuye ubusabane n'Imana. Niho dukura ubutsinzi bwo kunesha ibitugerageza. Uyu munsi wa 27 turagumya gutekereza ku ntego y'ubuzima bwacu. Intego y'ubuzima bwawe ugomba gukomeza kuyitekerezaho. Intego y'ubuzima bwanjye, icyo naremewe, icyo maze mu isi, icyo Imana yampamagariye, icyo maze mu itorero, ngomba gukomeza kugitekerezaho. Ingingo yo kuzirikana uyu munsi iravuga ngo buri gisuko kigira akanzu ko kugisohokamo. Buri gisuko kigira akayira, kigira uburyo bwo kugisohokamo iyo wabishatse. Umurongo wo gufata mu mutwe uri mu Bakorinto ba mbere 13, twawusomye ariko turongera tuwusome. Urimo uravuga ngo, Abakorinto ba mbere igice ni cya 10 umurongo wa 13, urimo uravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubagiraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana yacu nishimwe. Ikibazo cyo gutekerezaho kiravuga ngo ninde nasaba ngo ambere inshuti mu by'umwuka ngo amfashe kunesha ibisuko, kunesha igisuko cyambayeho akarande kubwo kunsengera. Ninde nasaba kugira ngo ambere inshuti yo kunyobora, yo kumfasha kugira ngo mbashe kunesha igisuko cyambayeho karande. Mu buzima bwacu ari gusanga dufite igisuko, dufite ikintu tubamo cyatubayeho akarande, kugisohokamo byarabaye ikibazo. Nta wundi udufasha kunesha uretse Yesu Kristo. Paulo yabivuze neza avuga ngo mbashishwa byose na Kristo Yesu umpa imbaraga. Ndagushishikariza rero kuba inshuti ya Kristo kugira ngo agufashe kunesha icyo gisuko cyakubayeho akarande. Nibyo mwifuriza, nanjye nifuza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, turagushimye ko utugejeje kuri uyu munsi wa 27, ntuhabwe icyubahiro. Ni umunsi Mwami tugomba gukomeza kuba bankore bandebereho tunesha ibisuko. Kandi Mwami Imana yacu, turagushimye ko wabanye natwe muri iyi minsi yose itambutse, kandi Mwami tugushimye n'indi minsi isigaye kuzakomeza kuba mu ruhande rwacu. Uyu munsi wa none rero duhe ubwenge kandi uduhe gusobanukirwa ko hari inzira zitandukanye cyangwa se hari uburyo washyizeho bwo kunesha igisuko icyo ari cyo cyose. Kandi tuzirikane ko nta wundi wadushoboza, nta yindi nshuti yadufasha kunesha ibisuko uretse Yesu Kristo ndetse n'abagaragu b'Imana bo kwizerwa muri urugendo rujya mu ijuru. Bana natwe rero kandi uduhe umugisha, twambika imbaraga muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha, murakunzwe.